twagendana ubikesha iki ko mbona uri hejuru cyane no kurya neza n'agakanda ni iki urya ukabumva ko wariye neza kurenza abandi bantu kesha kubusa gutyo nkesha kubanza gutya ikintu nyine kibanga ikintu kibanga abandi batazi cyari ibanga ariko se ubwo ngo tugiye kuri mene turi mene rimene abantu batazi wowe ko turabona usa nk'umudiaspora se wari wakihageza kurya ikigori cyokeje na voka kuko umanje ukajya kurya igikoma buriya nicyo kintu cya mbere gishobora kudengeza nk'uko uyu nguyu ubona yabaye ese uyu ni umwana ubu ni ukubera kunywa igikoma nta kindi nitugwanye igikoma njyewe niba kumera neza ari ukubyukira mu masafuriya sikari tapandigo urayizi tapandigo iyo bayibuze bumvite yes numva ikintu bashyiraho amafaranga bakajya kubikuza abantu ba diaspora nabo bari ibisazi buriya rimwe na rimwe kandi baba bafite amafaranga baguhindura ubuzima baguhindura ubuzima bro kubishera ibyiwe icyo amakuru abyibuze amakuru nyine ubasha gufata no mu bandi bajene n'iki kumva ariko umu diaspora bro none umubebe w'umu diaspora akagufatira nka bora ngaho gutyo ngo wowe nta kintu uhagaze akagutamo ikibanza akubakira uraho nawe akazo wakoze uba ugomba gutanga bombe ati ya danje si byose muterurira ibyuma none basi wamugani oya wapi bro imyuka ntuyifata icyiza wenda hari abajene bajya bavuga ati yari nk'umumeri uri kumva amuruta n'iki aravuga ati akantu kose akavuga ati nta kibazo mwana wanjye bari ibaze kugira ngo ufate ako birabe ntabwo ari fresh akibaze kugira ngo ufate umuntu mani uri kumva umubebi mani wa danje nawe urabizi ukuntu umunyango nawe ameze uri kumva noneho akamukura mani umugabo nka kimwe mani umujene ukora siporo uri fit ahantu hose niki ye baba we chaburiya dore gira kuri buramwe umuntu akoresha irebanga kugira ngo kimenyi na kipe afite kimenyi ashobora kuba yari afite imvune imenyi itarakira neza akamara sirume ngo yagiye muri Amerika se yagiye muri Amerika ariko muri Amerika kwivura depression ibaze kujya kwivura depression umukobwa akaza akatwika kandi ariko kuvugwa nabi uburyo neza ashyushye muyango yamanutse y'abantu akantu yabyinnye k'amapiyano bavuga ngo munyubahe ngo ndi umubyeyi bakubaha iki bakubaha ujya kubyina mu basore bagera ku 8 ariko Brian ajya neza Brian kuva na kera kuva na kera ibyana bizima bituma uretse gato hari nk'umunyarwanda ushaka kuba atazi Brian akati se umugabo yitwa Brian yaje oya no umugore manse sibabizi ariko no umugore hari nk'umukecuru ashaka bati byanamenye barabirose umugabo mu bagore bigenda gute ataza yego naho bigera cyebyo nako ntabimenye uburyo babikora ko ziko se bose ari bose bafite ibihanga ubone ariko hello my people yo what's up neza tubaye ikaze kuri Bwoba Studio nakibwira abantu badukurikiranye batabazi babonye bwa mbere nubwo ari bati se niba bizi arabizi ahubwo bamaze kubimenya bamaze kwitumenyera zica n'igabura niba ariko hari Bwoba Studio yonyine hari nk'umuntu ubujeho bwa mbere Mr Seke nanjye ndi Eno Pro abantu bo muri Ghetto bro arabazi Seke yo urumujeni wahe urumujeni wahe mane umujeni wahehe tuye umujeni wa Meske Masaka Eno Masaka Pro nanjye ni Masaka kabisa sanzwe muri abavandimwe ko mbona musa
ubu se nasa ubu koko kakunda avuga ati ngo umuntu asa n'Imana nabo wapi we ntabwo musa Enoke yakurushije kujya avoka nyinshi yego mujaya aramucoze wapi yari ubunyobwa bwinshi ntabwo ari voka afite uruhu rusa kuri simba nasero yaga n'ubwanwa bunyerera n'iki reka kiragihe voka manijya n'umuntu uze mu misatsi no mu bwanwa hose none se urabona umusazi udatukura ngakura wasanga wishe bari bro agakarashumi uri kumva umuntu afite ibanga agendana agendana ubikesha iki ko mbona uri hejuru cyane ni ukurya neza n'agakanda uyu mungu atera kanta niko ushatse kuvuga n'umugabo atera kanta twakubazaga bose twakubazaga ahubwo wasubiza nimba warayikoresha ariko utarigeze uyikoresha nereka abadukurikiranye baturebere ni kanta cyangwa ongera ubereke ni ukurya neza wakabonye harimo ikirayi kirimo ifumbire mvaruganda urumva ko mbona nta rende ririmo muri comment ntawe baraza kukubwira muri comment section baratubwira nimba namwe ibyo ndi kubona namwe ari byo muruzi wowe ukureba ukabonamo agakanta gatembera mu mutwe nta gakanta kari mu musatsi bro nakomanye cyane no kajya gufata uruko kiteye ajya gufata uruko kiteye ni ukurya neza ubundi ukarenzaho n'akantu ko kunywa kameze neza ese ubwo uvuga ute ni iki urya ukabumva ko wariye neza kurenza abandi bantu kesha kubusa gutya nkesha kubanza gutya ikintu nyine kibanga ikintu kibanga abandi batazi cyari ibanga ariko se ubwo ngo tugiye kuri mene turi mene rimene abantu batazi wowe urya ko turabona usa nk'umudiaspora se wari wakihageza kurya ikigori cyokeje na voka kuko mwana umungu nabyaze ibyo ni ibanga none se irindi banga aba ni abakomediye twazanye si gusa wapi mbese kakubwira yambwiye ati nicyo kintu aribanga abandi batazi ubu gikoresha njyewe ukoresha voka n'ikigori cyokeje niyo nkura energie zo kuba nsa gutya agashatsi kanyerera fresh nyine umuntu asa gutya nyine afite itoto urabona oya ubyusa nk'abadiaspora sabizi ahubwo niyo mpamvu urutamira n'ubwanwa nuko utabizi bize ko bwagwije oya ntabwo ari ukugusebya nicyo kintu gishobora gutuma utanamera n'ubwanwa nimba utanabizi biriya bintu by'ibigori byokeje ntabwo byatuma umera ubwanwa ubuse buri kuza buri guturuka burihe nyawe reka ntabwo wamenya amani ibanga rituma abantu bamera ubwanwa utabufite none se tubaze ngo twakoresheje iki uretse gusigaho umuyonga twebwe uvuze ngo iki ngo umuki avuze agaki oya nawe wasanga wakoresheje umuyonga abandi bantu bakomeye umuyonga ko kino kiganiro kizarebwa n'abantu bakomeye oya wapi reka nimenya ko ibintu nyine bigiye kuri interineti ariko akantu k'umuyonga twakumvishe umuyonga se wamenya n'umuyonga w'iki se ko ntabwo twavuze ahubwo turibaza ngo umuyonga ni uw'iki ahubwo se ujya umuyonga bimeresha ubwanwa gute wowe ubivuze se hari ubwanwa ngira ko ariko kuko ntakwiye kuba ariko ubivuze ubizi oya nawe niko numvaga bavuga cyangwa niwo uri gutuma muri ino minsi kaza kamwe oya ni cya kigori ahubwo se reka ko batubwira ibanga yakoresheje kugira ngo ibanga mani ukurya neza ugakora siporo wowe kurya neza ukanasenga imana mani kurya neza kwawe gushyiraho ubwanwa nayo nyine kurya neza kwawe gutuma nyine ugira ubwanwa bose ikintu cya mbere uba ugomba kugira amasaha urira icya kabiri ntabwo wanywa igikoma ngo umere ubwanwa kandi ubona kimwe Enoke ujya asanga uri kwambara igikoma ujya asanga yarata ikindi ukarya kire yuje intungamubiri turebe ikintu cy'amasaha wariye neza ni uko uba wariye amasaha wowe ujya asanga amasaha saa sita njya mu gitondo saa moya n'igice saa sita n'igice na saa moya n'igice ushyushye umuntu w'umugabo
eno ukindi ko njya mpura nawe uri gutaha saa 3 saa 4 mba nariye bavuye mu rugo ndiye burabo wamanje ukajya kurya igikoma buriya nicyo kintu cya mbere gishobora kudindiza nk'uko uyu nguyu ubona yabaye ese uyu ni umwana ubu ni ukubera kunywa igikoma nta kindi nitugwanye igikoma njyewe niba kumera neza ari ukubyukira mu masafuriya oya amasafuriya ntabwo yabyukira usanga bateguye saa mu gitondo saa za mu gitondo ugasanga ibyo biri ku meza biri ku meza yabyukiye mu masafuriya aho numva inoke byarakumva oya biba bishyushye mani baba babiteye ari breakfast baba bayitetse mu gitondo ntabwo sikaye umunyarwanda wa mbere urya breakfast ya saa moya wowe byuka usanga ku meza nanjye se ubona ko binsa nyine nk'umunyarwanda ntabwo mubibona cyaje no niyo mufite umwihariko wanyu twe tujya saa 8 z'amanywa saa 8 rega uyu nguyu utabizi n'ubundi se ko ari kwa byuzuye oya ndi umwana wo muri ghetto ni oya ni kwa byuzuye usanga babyuzuye muri ghetto se usanga babitetse babitunganya bishyushye none se uwo wavuze ninde nyine uvuze usanga bagize bishyushye biba byateguwe tuba twabiteguye indi witegura abandi bajene tubana muri ghetto bababaye nababwiye abyukira mu masafuriya y'unguye uwo munezero ni umuntu wababaye narababaye wababariye tuba turenzeho mwana nizihe mvune wahuye nazo zigaragaza ko wababaye ahubwo se nizihe nahuye nazo twamenya ari izihe utazi tubwiye nakoze na n'ubu ndacyagikora muri kiyede cyarabuze muravuga akazi kabuze muravuga akazi nk'abanyarwanda uyu muntu urabona ko oya reka kubeshya abanyarwanda dore amabavu mani yakubeshya abantu ikiyede muri quartier imizigo ni njye uyitwara ku mutwe natwe murabona umuntu asa nk'umuntu wikoreye imizigo icya gatatu yahita ndabitwara abandi ndabitwara seriye oya seriye akazi kababaje ndagakora nk'ikiyede cyo ndagikora cyane no gucukura imihanda kwajya kwa n'abashinwa akenshi aba ari ikiyede wenda sometimes ngacukura na toilette biri aho bisanzwe ubwo izo nizo mpano ufite cyangwa nibyo wisanga nibyo mbasha kubona nyine by'akazi nibyo mbasha gukora ibyo mbasha gukora bikambyarira amafaranga ibindi naragerageje biranga ibyo bintu se byibuze byatunga umujeni umwana wo muri byose ngiye barabizi yarateguriwe ngiye nkora ku kibuga cy'indege niyo akata amatike ku kibuga yasanze waba baramuteguriye umujeni njya mpura na Rwanda akamodoka kabrandinze kamutahanye bro gutega bisigaye ari ubuntu wani bisigaye ari ubuntu buriya batega Rwanda yase kubera abona mani imodoka ziwabo ziza kumufata mu gitondo abazi ko gutega ari ubuntu mu Rwanda hose bro nta n'ikintu ugenze nko gutega cyazi ko indege nayo ari ugukozaho bakozaho ikarita ukozaho ikarita se arabizi uyu se iyo bavuze ikarita wumva iki sekare iyo bavuze ikarita tapandigo urayizi tapandigo iyo bayivuze bumva iki numva ikintu bashyiraho amafaranga bakajya kubikuza wumva ATM muri make wumva ko ifite yarateguwe mana akiri twarababaye bro uri kumva twarababaye uyu muhungu ntabwo aragenda muri twegerane uri kumva ntabwo ushyira umutete urimo aravuga mu VRM ejo nawe iyo ni twegerane reka njye ntabwo navukiye i Kigali kandi mu ntara twegerane nizo zikora hehe njye ndi umushi hagana urusizi hagana ikamashashe ntiwanyu ibweye seke yavukiye he naje nje muri twegerane reka se yakubwira aho yavukiye oya naje mwana we no munyamuki oya wapi mani reka bakubwire Kabeza oya wapi ngende uri Nyamasheke Nyamasheke reka kwabaza urahazi wowe Nyamasheke abantu b'Inyamasheke batubwire ko batahazi hari hafi ya gare hari hafi ya gare ntabwo hazi oya nesi hanika ntabwo hazi uri gute waba waravukiye muri quartier ukabivuga ngo hari aho hafi ya gare hafi ya gare ntigeze mbivuga mu Nyarwanda uvuze he njye bivuze ihanika muwe murenge yahanika ni muwe umurenge wa Hanikanye nta murenge wa baba kukubwira abantu b'Inyamasheke nta murenge yarahibagiye rega yari umwana njye navukiye Rusizi n'abafi ya Nyamasheke yari umwana
oya njye navuye ndi umwana se urumva n'abanyabyibuka nza guhiga amafaranga bro. ese ntabwo wayoberwa murenge wanyu nk'abajeni mujya mubona umwanya wo kwisanisha n'urubyiruko nyine ruri aho ngaho ko mwemba mbona muri abantu muri bisi mu bintu byanyu ibintu byo guhiga ibiceri. guhiga ibiceri gusa nyine nabo iyo semu yabonetse umuntu arabafata nyine murabiga se basimwe bikaboneka byarabuze ibigukiza nibyo bibura. Reka yo nakatubwire ibiraboneka ariko ibigukiza nibyo bibura. biraboneka ariko ibigukiza nibyo bibura. ubwo bivuze ko abonetse yose yabikamubona nayo ntihage ayabika imbere y'igifuba nayo ntihage neseke we byibuze hagukiza urayabona cyangwa wenda kuyasatira wapa ahubwo ayo mafaranga ntayaboneka ahubwo basi yaba yabonekaga ayaboneka yagukiza ahubwo ntagaboneka nyine ariko aboneka yagukiza. rero kuvuga ngo hari amafaranga aboneka ngo ariko nimba ukora byanze bikunze hari amafaranga ubasha guhembwa amafaranga abi make niyo nshaka abijana ariko urahembwa ayo mafaranga araboneka. ayo mafaranga nyine wowe urayazi cyakora urakizi amafaranga aza uri kumva ayo mafaranga aza ufite ibibazo byinshi uri kumva iyo ufite ibibazo byinshi ariko araboneka niyo bavuga ngo agukiza niyabura ariko kuba aboneka haraboneka nta mibonekere nayo no yaraboneka araboneka. hasabwe iki se ngo ayo mafaranga byibuze yakiza umuntu waboneka cyangwa twakora iki wakora nyine washaka akazi karabuze amahirwe y'Imana ni ugusenga uri kumva cyangwa ukabona nawe wiba ngo nta muntu ukira ataribye tugashinga urusengero. oya ushobora nawe wiba amahano cyangwa se ubundi simbona umaze gukurasha ubundi washatse umugore akagufasha amafaranga akajya nyine akazajya gufasha. hari abadiaspora ngo bafite bameze neza bashaka abajeni nkamwe mufite itoto nawe warakoze na gym ngo nibakakurangira ako kazi wakoze na gym ka turatanga nimero wahita umubona. soni sinzi umuntu ushaka kuzagira kabajyana ahantu burasa ntuzakubura cyagiye kwirengagiza nawe urayirengagije. hari icunze neza uri kumva wahavana amafaranga nta amafaranga aba yigenderamo gusa nta mafaranga gusa uri kumva. icya mbere ni ukwitwara neza kugaragaza umuco kugaragaza umuco hari ahantu hatagaragaza umuco cyangwa umuco mu ruvuga wenda si uwo umuco nyarwanda cyangwa umuco ny'Amerika ahantu hateye ubwoba ko rumva ahantu hatagaragariza umuco ahantu mwenda kujya. oya wapi ntabwo njye nenda kujyayo ndashaka kujyana n'aba bavandimwe nkabafasha kubasengera nabo ubundi ni ukubasengesha. oya wapi ni ukubasengera dore bararangiye cyane ni ukubapuriza ariko shamanu ba diaspora nabo bari ibisazi buriya rimwe na rimwe kandi baba bafite amafaranga baguhindura ubuzima baguhindura ubuzima bro ku biceri byiwe icyo amakuru byibuze amakuru nyine ubasha gufata no mu bandi bajene n'iki uri kumva ariko umudiaspora bro noneho nk'umubebe w'umudiaspora akagufatira nka bora nk'aho ngaho gutyo ngo wowe nta kintu uhagaze akagutamo ikibanza akubakira uraho nawe akazo wakoze uba ugomba gutanga bombe kati ya danje si byose muterurira ibyuma no basi wamugani oya wapi bro imyuka nuyifite ariko icyiza wenda hari abajene bajya bavuga ati yari nk'umumeri uri kumva amuruta n'iki aravuga ati akantu kose akaba ati nta kibazo mwana wanjye cyangwa ukamuha ati umunsi umwe nzamukubita akantu ko mu gahorihori ahita abunana. oya wapi kuko ntabwo biba bisaba kwivuna. abantu baba bazi uburyo ibiceri byabo bivuna babivuna ariko nyine hari abantu barabikorera barakora pe ariko hano hanze hari abajama bateruye ako kazi bakabashije uzi ko se n'abajeni benshi mani bo muri Kigali ubu usanga nta n'ikintu cya danje bakora bafite n'ibiceri bro ubu usanga mani birirwa muri zino bora z'amaklabu n'ibiki
bashaka nyine ni office zabo ziba muri office yabo ibatu serious kandi barahari benshi office yabo ni mu maklabu agashaka ikintu cy'ifimeri gishyushye gifite amafaranga avuga ati mana abaje turakoze mwana wanjye cyahise nyine gifite ibiceri atari buze gusaba kwihanyagura bya danje ari butemo gake noneho akashoboye kose noneho umumera akavuga ati nta kibazo mwana wanjye atanga numva byibuze akagendera akabimukorera bro ariko ibintu menye bisigaye byarabaye insazi ibaze nk'akazi gatunze abajeni ukajya gukora ikiyede wihiringa yo kazi kavunanye ntubonemo ibiceri ariko wajya mu gakarabu wajya gushakayo n'iki ukabona ugasanga gukora buri munsi ubaguhembye ibyo bibiri cyangwa icyo cyatanu n'ikiyede wajya muri club ijoro rimwe ugacyura $100 kandi wanyweye wariye wanariye ako kazi ngo wowe ntiwagakora kandi ngo ubushomeri ngo ubundi buri kimwe mu kazi mukitabire niba muzi reka ikibazo ni ukubera neza ko ikibazo ari connexion oya ntabwo ari connexion nose wayifiteyo oya wapi ntabyo ama connexion kuko nta connexion bisaba nazo bisaba ko umaze neza oya ntacyo mbizi we nta cyiza bifite ko umeze neza ko wagashobora kuba akazi nawe oya kuko kubera njyewe ntuze za ariko uri muzima wagashobora uri muzima wagashobora ndi muzima ntagashobora ko myemeranye ntabwo binyemerera gukora ako kazi uyu mujene cyangwa keretse batataye ntiwigeze ugakora ahubwo ngubwo wesha wapi $100 wapi n'abatanga bagakubita na iPhone 16 genda wibere umwana wanjye wavuga ko bonyine ntabwo wagakora aho kazi si impamvu kaba riskereka naho gatangirwa murahazi kaba karimo riske ni nimwe nzi karimo riske none mu bimenye utakaho kazi wowe nese internet nibaho ni murasaci ukaba wirebera ibintu bikora ku karabu niba gisavimbi niba ari inde akabara kasabi barakabonye ngo ntabwo bikimenye kashonga iri kubera hano ngo reka muvane mari birabibora rero Brian yabajije nuze yabajije mikorojeni yabajije mikorojeni ngo ngese ngo saa 11 ngo abagabo bose ngibihagaze namwe ibihagaze saa 11 sese umugabo yaje byo twihorere we ari gukora muri no minsi ibyabani ko nzikari afite ibihanga Brian nawe barumisha iki kandi reba ariko ibaze kugira ngo ibaze kugira ngo ufate ako birabyo ntabwo ari fresh akibaze kugira ngo ufate umuntu mani uri kumva umubaby mani wa danje nawe urabizi ukuntu umunyango nawe ameze uri kumva noneho akamukura mani umugabo nka kime mani umujene ukora siporo uri fit ahantu hose ni iki ye mama we Chambriya dore gira kuri buramwe umuntu akoresha irebanga kugira ngo kimenyi na kipe afite Kimenyi ashobora kuba yari afite imvune menye itaracyane neza akamara sirume ngo yagiye muri Amerika yagiye muri Amerika ariko muri Amerika kwivura depression ibaze kujya kwivura depression umukobwa akaza akatwika kandi ariko kuvugwa nabi uburyo neza ashyushye muyango yamanutse y'abantu akantu yabyinnye k'amapiyano bavuga ngo munyubahe ngo ndi umubyeyi bakubaha iki bakubaha ujya kubyina mu basore bagera ku 8 ariko Brian ajya neza Brian kuva na kera kuva na kera ibyana bizima bituma uretse gato hariho umunyarwanda ushaka kuba atazi Brian abati se umugabo yitwa Brian yaje oya no umugore manzi si babizi ariko n'umugore ari nk'umukecuru aje abati byanamenye barabiroze umugabo mu bagore bigenda gute ataza iyo ibona aho bigera cyebyo nako nabimenye uburyo babikora ko ziko se bose bose bafite ibihanga ubundi ariko umugabo uri ariko akagenda agapapura umugabo ushoboye ubona n'ikigori biragoye ariko muyango bashobora kuba banamubeshyera
yewe bitewe n'ukuntu ngiye yabyinnye irambyino uburyo yari yibohoye n'ukuntu yari yibohoye kandi hatandukanye niwo muntu wamenye umunsi wo kwibohora ye baba we shakime ko kurazirika pe ubona Kimenyi atararenganye iyi nembi nawe regana ntabwo wayizirika Kimenyi yararenganye mwana uretse ko na Kimenyi bamushinja Keza nawe Kimenyi nawe ngo yitagamo umwana wanoze wa the trainer baratandukanye ariko mbega Kigali uburyo hashyushye burya kuko tugeze muri sama mwana hashyushye muri sama imiriro iraza kwaka noneho hari ifoto nabonye hariya ngo ni Keza bora yari yambaye mani gutya mu bantu gutya bisanzwe niwe wakimenya ahubwo yari yambaye ntabwo wayibonye iyo foto barimo barageranya Muyango na Kimenyi bora ntabwo njye nabisubiramo ko mfite umuco barabizi ntabwo nzi kubivuga uracyataha mu babyeyi cyataha mu babyeyi mw'abanyarwanda ariko bavuze ngo yamwitagamo uriya Keza nuza Kimenyi abanje guhamagara Keza abwira Keza nyine ko batandukanye na Muyango ngo katajya yindukira mu buriri byose byaramubwiye ibyo bishimye byaramubwira mu buryo dufatira bimubwiye anamubwira n'uburyo nyine nuza Brianna yo mutwaye umugore ngo yamujyanaga muri gym Kimenyi yamukora akanga yamujyanaga muri gym reka no bahita bahinduramo Kimenyi bashobora kuba namubeshyira kuri abo mukobwa Keza bahita bahindura nyine yuko ashobora kuba nawe bararyamye wapi bro hari sound zacishikanye mani z'ukuntu nuze yarimo arasaba imbabazi nuze uriya Kimenyi arimo arasaba imbabazi Muyango uri kumva oya njyewe ako kuri biriya byaba Keza n'iki mba mbona Kimenyi azaba victime nk'uko yabaye victime twari nka episode ya 2 twavuye kwiyagaho ko twatiye kuri Kimenyi niwe usigaye ko yagiye muri Amerika bagiye kumena umuceri hanze aho se mubona umunsi yafungutse akavuga bizagenda bite ntaravuga ariko nanoze na Muyango yavuze yuko ngo bamwubahira umugabo ngo nawe bamwubahe ngo ubundi bindi we ngo batake we umugabo we bamwihorere yemeje ko babana se cyayemeye ko batandukanye aya nta sari n'umwana wabye ako kuba baratandukanye wo nuko baratandukanye ibyo nukuri sisubize man ako nawe aranabivuga uko nyene no muri interview yatanze avuze ngo umuntu ubaye nkaje nk'umubyeyi umugabo wanjye n'umwihorere ngo mumushyire ku ruhande nyuma y'ibintu bibazo mwatake ngiyewe abanyagahinda baramenya nabonye interview none yaranyuze kwa Yago naho ndayihaye inde Muyango yego ngiye kwa Yago Yago ibyago byacyamwiraho n'umugore ejo bundi yaramutaye Yago rwaramunaniye ariko ngo Yago ngo muri UG yaragafashe uzi ko agenda ari afite cortege y'imodoka 3 urimo hagati ni president ni ukuri kuri Imana seriye Yago mwahuriye none birashoboka muri Uganda man bro Uganda Yago abafite imodoka 3 zimurinze ebyiri imbere imwe imbere n'indi nyuma yiwe mo hagati wumve ngo yagiye gurana ba Ben akajya babwanga iyi niyo depression muri kubona se najemo cyagiye banuza ba Ben bazi yari mu izo modoka z'eshatu yaje twashaka gutwika buriya ariko nanone bro ako Yago zarashyushye no se Yago life yaho man isa nk'iyoroshye Yago afite n'ikinyamakuru akoraho ni umunyamakuru usanzwe oya ariko ni umunyamakuru usanzwe ku kinyamakuru cye nyine kuri channel oya afite n'ikindi kinyamakuru akoraho cyo muri Uganda aya makuru yaba ari make oya bari kuri radio afite akazi man ntabwo abayo gutyo gusa ariko ibyo ngibyo mani nka kwa kundi ba buri kantu njya mbona ngo bafite ama escort ngo bafite ngo ba city yo babarinda muri hara UG bro birashoboka ko urabona buriya mujene amafaranga afata byonyine rero tuvuge kuri YouTube kuri social media no za YouTube usanga no kuna bangana wayakubita mu manyayuganda ukagenda ukagenda karyoha bro byata ande wese baba ari mitwaro ni mitwaro bora muri UG man babaye fresh byatari ducu ufite ibiceri wega buryoshye uko wagiye kugura bora danje igihumbi cy'amanyarwanda ishobora kuba kivunja muri 2 twikiri mu yako kiri muri 7 hafi yanga kaba ari ibice ni nka Tanzania bari ufashe yo miliyoni urumva ufite hariya mu Tanzania rusiko nayo tuyirusha turayikopye baba we Kenya niyo tugenda imbere tugenda inyuma gake ko gake gake ni cyane izwi igihumbi kimwe 13 uzi ko baturusha ni 10%
ni 10 kuko reba nka gutya reba niba twebwe amafaranga 500 yaho ni 5,000 byina urumva ukuntu babingana twari dukomoje kuba yago umugore yaramutaye wowe ushatse nk'umugore ko nawe nabavanye mu mwaka urumva tugiye ku gutandukana kwa Kimenyana n'umuyango kwa yago n'umugore we babyaranye ashize ibyumweru 2 agahita mutwara umwana ari nkaho bibayeho wahandoringa kugahinda gute wabyifata yamutwaye umugore yamutwaye umwana barabyaye yashize ibyumweru 2 ahita mutwara umwana nawe aragenda ariko byasa kose ntabwo uko byasa kose yago afite amakosa rya danje kandi ikosa ryo kuko umuntu ntabwo yakonfirma akavuga ngo tuze tubane nyuma kimara kubyara ngo ahita agenda cyambere cyo nta wundi ndabizi neza nawe undi mugabo wenda yabagiye wavuga ngo wenda ni umuraruye nta mugabo wahita ukurarura mu byumweru 2 kimara kubyara rega nanone yago afite amafaranga yose mu baby man uturutse from nowe bundi bwo ni gute yahita avuga ngo agiye akora hadanje bura yago agira ikosa ko ibintu byose bivuga ngo udatunga amakosa bimbagera ko nayo nta kosa agira arasese sa amakosa bigana biravuga harya Kigali umuvugizi wa Ribo yaragarutse ko ngo yagarutse mu ibanga ntabwo yaza yasubira we yaraje bisanzwe azana umuntu n'umubizi hari uwamubonye yarabitangaje yagirekanye n'amafoto ari kumwe n'uriya mugore babyaranye nawe yarakiba mu Rwanda yerekana amafoto ariyo ubwo yaje kumutora bagiye kugenda we ntabwo yaje kumutora yaje kumusura bisanzwe ubundi kuva yakinjira mu muziki isura yese ihinduka nyine yago wumvaga ko ari uyakoraga biriya biganiro bisanzwe byo kuri yago ari wa muntu nyine urinuze nyine ubona afite na gutya ya fresh ariko akimara kuza ariko akiza ubundi umuziki ariko yaje mu muziki umva bisore yasinuka suko yabanje kuza mu muziki yaramaze igihe kinini ngo baramuroza arwaye ahita azarimba suwejo harayasaga neza yarameze akimara gukora na bushari njye nagiye kubona mbona umuntu yarakaye nese ushatse kuba ko bushari ari victime wa byose ubona iki cyayihinduye bro njye nagiye kubona mbona umuhungu yaje kuri televiziyo yarakaye kumwe na bushari nkambaye rinete ni uravuga mbere harya nani zambara mbona cyamukomye ndagendera kuri ibyo ngibyo njye ntabwo wowe yakubye yabonye reka tubwire nabonye jewe yagomozi ari wa muntu ukiririmba cyajya kirimba suwejo ubona ko nyine nta ribi suri kimeze fresh ariko sinzi ahantu umusatsi waje kumwereraho yahuye na bushari kandi mbere yajyaga n'umusatsi muke usanzwe muke kakorneri bro ubwanwa buragenda bumera gutya aho yatisiye umuhungu byagenze biti abatangiye big energy birabora ni ibiki ngo ni kandi ngo nzabashahura ni umunyamugisha ndi president ngo birabora ngo bya big energy ngo bigize icyaha icyaha ni icyaha gikomeye cyane brad ni icyaha gakwita muri nyoko ni muri toni muri ngo ni muri ntabwo birasimbiza ibyo bira ntabwo nabikunda birango byo kurema ngo ari kurema umutwe ariko abantu bamushinja ngo nawe ngo kuri biriya bintu by'ibiki by'abamoshore ngajya afataho nawe sinzi biriya simbi nibwo bwa mbere mbyumvishe wayanga ibintu by'imyotsi imyotsi ho nyine nese isura wa mungani guhinduka kamana nibwo n'ibintu avuga ukumva yatangiye kuvuga cyane nk'umuntu wababaye nyine nk'umuntu warakaye ibintu byose agatangira kubizana bishinja ngo ni abantu bari muteye ngo byose ni abantu kuko nyine ni umunyamasengesho ngarasenga inde umunyamasengesho wayinywera amata yago yinywera amata irasura ntabwo inywa amata ni umwana nta n'ubwo inywa cyaze ziri munsi ya cyaze no kwa kuntu iri hasi ya 5 ariko n'ubundi nk'ibice yakoraga mu Rwanda ari uci kuri nuze ntabwo akibikorera kuko nta na mani interview menshi akunze kuba afite uzare n'ibiganiro we niwe byikoresha akajya imbere ya kamera akagira ngo nyine arebe ko yarye nese yabahaje gusa ariko birabora bro ko yarye kirajya kimara ariko birabora byahise binamwongera ku karite kuko nyine hari n'abantu batari bamuzi
bajya bamenya kubera ziriya bifu ziwe n'abahanzi cya muntu utaruzi Yago ni keretse kuri Uganda mani Yago n'ubundi njyewe Yago ngenda namwemera mani Yago nta kintu yigeze avuga cy'ikinyoma byose si basubiye inyuma bose bakongera bakiyunga nicyo kikubwira nta kintu harya ba Ben bo ntibigeze bagira intuze ba Melody babo ba Brian harya Melody nta kintu bigeze bapfa bari bazifitanye beef za ntiyakize si iyo beef cyaba byakomeje oya cyazi ibintu byo nemera ikintu cyose yavugaga cyabaga kirukuye Imana umujende atanga n'amafaranga buriya rero buriya umuntu yakubwiye ati okay hari ibindi bintu afata kugira ngo amere fresh uri kumva mujye mubyumva kuko hari igihe nkuriya mani reba bitewe na zira struggle zose yahuye nazo uri kumva abantu bose yagiranye beef noneho no kubinyini by'ibibora byose tu none bakavuga ati bamushinja mada bamushinja iki nyine bishaka kumwicira izina nyine ukabona rega bro uriya impamvu rega nawe uramutse waratakaje amafaranga nakuriya ukagira neza abantu uri kumva abantu barenze 30 cyangwa abantu barenze 20 b'inshuti nyine babandi ba hafi nawe uzakenera bose warabafashije bakakwangiriza izina n'ubundi nawe uba wumva ko nta kindi kintu nawe usigaje sibyo ni wowe ubwawe nyine kandi n'undi kintu wabukoreye bro ugomba no kubarabura ko nta guburyo iwabo brad sibyo ugomba kubarabura man ahubwo mbere ntago blaming yavuze ibiboro bya Ken ibyo uryamaye miliyoni abanyamakuru barasara akamwima korabosha Kenny Sol yavuze uryamaye miliyoni abanyamakuru nyine byabo bimwe barasara tugiye bari muri raporo bya leta yacu muzika baragize baramubajije nyine muri interview ati Yago koko yagwaye miliyoni ati yarayimpaye ariko ngo ntabwo yari yo kumfasha mu muziki narayiriye yego wayimpaye ngo atari uburyo bwo kumfasha ngo nyikoreshe mu muziki uko umuntu yagwa amafaranga kose inuze talented ufite cyangwa icyo uri gukora none nicyo abateye inkunga urumva ukuntu mani hari abahanzi mani b'ibitoryi brad okay ni neza bro baririmba na fresh na ribi ni n'abantu badanje sibyo ariko defo mani bano bastari bagira ingoryi y'ubucucu yo kumva yuko ahantu nyine niba umuntu agufashije sibyo ntabwo ahantu wowe niyo wagera bora hadanje byibuze uzibuka byibuze ko hari umunsi mani yaba yaraguhaye amazi ufite inyota muri za 2020 yari nyinshi mani kiragiye na Kenny Sol urwego yararugeza miliyoni cyari ikintu kirenze ma cyari bro rega mana abantu bajene nabo barayuba none se kankubaza mu gitaramo nazo ukuntu aba yanavunitse no kugira ngo ubone contract yo kujya kugira mu gitaramo nyine yo kuririmba mu gitaramo bro aba yagize gute yavunitse uri kumva ari butire imyenda ari butire bande ibyo bora by'amabande byose bagomba kubyishyura nawe urabizi stress zo kujya kuri nuze kuri stage ukajya gukubita hano n'ikintu cyabaje n'abatayigezaho hari n'abaririmbira ubuntu nabo bayijana se situbazi banibumba ijana bakakuta ariko bro iracyarenze n'ubundi nk'ibisanzwe ariko ugasanga nk'umugengesta nk'uwo nguwo korabo mani y'ikintu utari buze kumusaba mani ndanakeka yuko no kuba yaramusabye korabo nibyo biceri bya korabo wenda runaka yari kubimuhereza ntabwo byaronga ariko kubera ikibazo cy'ubugoryi cyo kumva ko yabaye wadanje agiye kubakura umuziki bana bagengesta ni ibicucu by'insazi man je kajye kubiza no kuri uze ko isari ryo riri muri entertainment man ibibora byose imani ahantu hose yaba muziki ya muri bino by'amafilime n'amakomedi byose ibintu byose n'amashyari uri kumva nkuko Bruce Melody yarimo aravuga si wabibonye ko yarimo aravuga abanyamakuru bafite ubwenge bukeya ari injiji kuki ibaze indirimbo yiwe na Diamond babizi ntirasohoka ahubwo ngo hari abanyamakuru bagiye bagenda bagakora udutsiko
two kuyirwanya bavuga uburyo ngo ari imbinga izasohoka ari imbinga itazatwika ngo izaba iri hasi kandi nta n'umwe uzi ibaze mani bro The Ben ahuye na Diamond muri Kampala bahise babigira intambara ngo murabona ku rwego rwa Bruce Melody ku buryo ruri hasi biriya mani abantu bari burimbe mu gitaramo kimwe mani ibyo mani ubundi abanyamakuru nibo bakwiye gushyigikira uyu muziki nyarwanda kugira ngo ube move ya danje indirimbo nk'iri yagiye gusohoka bakayishyigikira ikabiya danje ukabona ukuntu abanyarwanda ariko cyangwa se n'abandi wenda muri rusange ukuntu baharana uri kumva okay Nigeria si ya mbere mu muziki turayemera kabisa iki kiririmbo cyitwa ngo bavuga ngo lao so kizi mbabarira umbwiza ukuri melody irandirimba ifite mbwira injyana irandirimba ifite buretse ubucucu mani ukuri ahubwo nyine haba ikintu cyitwa gukundisha abantu promotion man kandi igihe bigendeye ku banyamakuru iyo ikintu cyose kiguhora mu maso wowe uhora ukibona mu maso yawe buri uko usohotse ubonamo akantu k'agakarito gateretse hariya buri uko ukasikaza ukabona ako kantu byanze bikunze uhita ugakunda rero birangira cyangwa kigura mu maso rero niyo mpamvu gahita kigura chronique ku buryo anytime itari kumva wumva wabangana wenda nshobora kuririmba indirimbo y'ubufu ariko promotion yahawe ukuntu bagiye bayisharinga n'ukuntu abantu bose bagiye bayifata uwo yisharinze bwa mbere bakamugenda bitewe n'uruhande bihita birangira nyine wuba wamaze kuba nese kankubaza okay ntago ari ukwibasira cyangwa se iki wenda wumvise indirimbo benshi bazamukira kuri promotion gusa nese wowe hari indirimbo ifite 8 miliyoni yo mu Rwanda yaranyishe mani reba iriya ndirimbo ngo ni ngo niba ngo abaniga basireyinga n'ibiki basirera n'ikibizi oya ntabwo yizi iyo ndirimbo ngo harya bayita ngo iki ya Kid man bayirimba gute ngo ratateta iriya bori imaze kugira 8 miliyoni biriya rero ni promotion ishumi biriya ni nabyo dukeneye ku muziki mani nyarwanda indirimbo yose igiye hafi promotinga kabisa wowe urafata igihangano mani cya dance kiba kinarenze kiba cyashoyeho amafaranga bro bajya bamwuba arihiringa nta kintu batakoze zo kuba wayanditse cyangwa wanayiguze nimba ubaze muri abanyamakuru koko muzwa ati radiyo ntabwo tuzigera tuyikorera promotion ariko nyambara abanzi bagenzi biwe wenda baba bari inyuma ko ntabwo umunyamakuru nawe yaba promowe hafi nani ubufu bano abanyamakuru bagira ishyari oya baraharara gusa nabo bagira ishyari nyine hari ukuntu none se kankubaze cyangwa bashaka umuntu bakora tefo bagira ni imwe uri kumva reba nguku umujene barafata nka gutya n'indirimbo irasohotse sibyo okay umwe fana The Ben nese mwese ubundi niba turi abanyamakuru twese tufana The Ben ni gute nzajya kuvuga Bruce Melody neza ariko n'ubundi abanyamakuru mu Rwanda n'ubundi barafana n'ubundi ntabwo iyo bigeze bashyira amarangamutima y'umuhanzi ajya gukora igitaramo bibagiye ubunyamwuga bwabo bra bigeze ahantu umuhanzi umwe ajya gukora igitaramo bakavuga ngo umunyamakuru ngo yatwaye amafoto y'umuhanzi ngo bahanganye umunyamakuru ngo mari iki gitaramo ngo yagiye ngo kugira ngo niyo cyitabire sura nk'ari amavideo yanuza akunda kugaragara The Ben kenshi ari muri backstage ari kumwe n'abakobwa biriya boro ni ibiboro by'ishyari gusa kuko biriya ni ibintu bisanzwe wenda nk'akari akavideo dufate mu gihe ukora akavideo ko muri Uganda wabona ko nyine ni umukobwa uri kujya umwungura mu gutwi akunama ariko ugasanga abanyamakuru ko boro bagakase baragakuririza bakagira ibintu bya danje none se abahati ngo basubiye inyuma ngo burago baranakomeje nyeje ngo bajya no kurara barenga ibyo batatweretse nabonye biriya boro bya nuzo bya DJ Flix man bari kugira ngo ngagirana ngo namuyoboke man nyine biriya ari abone ari ikintu bita ubu ngubu ubunyamakuru bw'umwuga bwararangiye hasigaye ikintu cyo gukorera inda content nyine ushaka guha nyine ariko nanone wabumva kuko buriya ushonje niba uri umuntu w'umugabo ugomba gukora uri kumva iyo bwabaga wamugari kugira ngo iyo bwabaga ubundi ni ubone kurya iyo bwabaga bavuga ni iyo bwabaga nyine ni iyo bwabaga yeze bwabaga ko buri muntu avuga ati zishatse akora iyo bwabaga cyangwa yakoze iyo bwabaga umuntu akoze iyo bwabaga biranga ni nuza ko byasa kose burari nk'umugani wa kera ari nk'umugabo wenda wari ufite nk'ahantu haba nk'ibintu bati nyine tujya gukora iyo bwabaga niho umuntu aroga oya wapi
nuko bimeze mani. Hari ahantu ikagucira umugani wose. Ye baba uretse ikagucira umugani. Oya ntabwo ujya bayitekereza ngo bahite bayabona. Nubona nanjye njijiganye kubwira muri ari mu saza tumeze. Uwo mugani ukuntu twumve. Hari umurima uri kumva wari uhinze nk'umunyobwa zari hegitari 75. Ikabaze bikubwira hegitari 75 abantu bagiye gukora. Uri kumva man yari ahantu heraga ubunyobwa uri kumva uwo murima wari wandi uwo muniga uwo murima wari wandi uwo murima wari wa Semuhanuka uri kumva none Semuhanuka yari afite hegitari 75 yahingagamo ubunyobwa mu migani yose Semuhanuka Semuhanuka ikintu kimwe no oya nese Semuhanuka ari izina rimwe ryonyine iyi yari umuntu baguretse ntabwo ari umuntu basize kugira ngo bamwite Semuhanuka ukuntu byagenze nabyo nundi mugane ka turwe buryo yasimbutse bwabaganze ku gicu uziko tsimbutse kubita umutwe hejuru ku gicu ariko avuga se yahagaze ahantu ku musozi garasimbuka ngabwira se ngo papa ngo tsimbutse ngo ibyo bikarizo byawe ngo rukagajingo ngo yakwise umuzungu kandi kumbe ari kutubeshya ngo rukagajingo ntabwo yigeze mukubita umuzungu yabigenje ati rukagajingo ngo imba ngo byaragiye ngo mbaragenga aho gahunga yaramuririmbiye yaramubyiniye umuzungu arahwera bana ari filime za kera za barabajene ba rukara rwa bishingwe za amaguru ya sagwa mana ukuntu zinarenze se wowe yibonye no muri gihe yakiniwe uhita uvuga ati cyazi kuko nyine yakiniwe neza byatangiye nazibonye za kera ako zari fresh urabona ko ibintu bya kera bifite karite hapi nanga mukubise urushyi niba yamukubise icyuma ibintu bya kera imburuko ikoranabuhanga cyane itaraza ubundi ariko abantu bakera bumvaga ko nyine umukwica umuzungu ari ibintu bitabaho yitangaje ko umuzungu buriya uretse gato umuzungu aza muri Afurika aza n'imbunda bwa mbere bamushinjaga ngo afite ikintu ngo kirasa umuriro ubwo nawe baza amasasu cyari cyo ngo afite ikintu gicwira umurongo ukabona urapfuye ugafite ikintu ukumva umurongo ukumva wapfuye kera kera byo babikora muri chapter yo muri history yitwa ngo ni migration migration arengeye kwibwira ngo ni se migration arbo bazuko ego nyine ari muri bora by'abantu mani abantu ze bajya kurwana za maji ngo none se muri magic water muri Kenya muri Tanzania si nyine si muri ngoni ni muri bavaga muri South Africa baza muri zino nce zo mu burere bavaga ubundi yari ntuze yari transaction y'abacakara bavaga muri bihugu byo muri Afrika mani berekeza i Burayi none ukagenda uri ku musurumo wajya gutya bro wapfa bakagukuramo nyine wanata umurongo bakakurangiza ari igiti paka kurinda ugeze muri Amerika ukajya guhinga ibisheke na ntuze n'ibyayi ibisheke ngo biri mu bintu byatumye abantu benshi bapfa igisheke ariko se ubundi kiriya giti cyavumbuwe n'abandi ariko kiriya giti bro gishobora kuba cyaravuye muri Afurika pamba uretse kurikuramo imyenda hari ikindi pamba rirarenze pamba rirarenze ibaze ko gutya muri Burkina Faso uri kumva ikintu ipfa Amerika n'Ubufaransa ni ipamba ndetse na zino bora za diama n'amazahabu uri kumva ibaze ko bamushyiriyeho miliyoni 5 bro ntuzi Ibrahim Traore kujya bamukureho umutwe tu miliyoni 5 z'amadolari umuntu uzamurangiza kandi ayo ni amakuru ntwari true man byatari nose Traore yarigometse ntabwo bakemera abanyamerika na ambasade za ntuze na ambasade z'Ubufaransa zose zarahagaze bose baratashye za Amerika n'Ubufaransa zarahagaze ariko numvaga ngo Uburusiya ngo ushaka kuza kumufasha niki oya kumufasha no buramufashiraho Uburusiya n'ubundi buramufasha man uzabaze ariko n'ubundi Uburusiya araguraga uzi ikintu se umufasha urabizi ara muri Burkina Faso bafite ubundi suzi ko batuye mu butayu bwa Sahara ni ibihugu bitatu ubundi bwo harimo Burkina Faso harimo Cote d'Ivoire na irimo harimo Mali hakabamo na Burkina Faso hakazamo na Niger noneho byarigometse ko ariko hari Yamani niho habamo ntuze niho haba imitwe ikomeye mani asiko ari aba ari Al-Shabaab nihiba mani
ari Kaida wowe ari Kaida ni none uko bashyira bajya kuri dogere no ibaze ko bakoze igisirikare cyabo bro Mali Niger nanuze na Burkina Faso noze yafonze igisirikare cyo kiguye kugomba kurwana nyine kirwanyira imitwe y'iterabwoba ndetse niyo mpamvu nanuze na buriya amasezerano afitanye nanuze na Putin harimo narakuza gufasha abani abano nyine hariya kukuza kugarura umutekano nyine cyase gucunga umutekano muri bya bihugu ejo bone ko umwana bashaka kumutera kudeta yapfuye kudeta zimaze kubesha tu bro zose azisimbuka azisimbuka uretse ko nawe yagiyeho ari kudeta nawe ntago bamutoye yagira umusikare muto mu mapeti nyine ikintu gitangaje umuntu wari liyotona ntabwo ari general yari liyotona ngibaze kubyuka mu gitondo akagenda agahita afata igihugu imyaka 30 na agahita kuri president wari agahita agifata nicyo bita ko ariko ntabwo ariko se yari yamamaza agifite mu nziba cyuho cyane mu nziba cyuho ni banamutoje sha bro reka mubwize ukuri ubona batazamutora yazanye girinka sha uraye abakontenti kireta wo mu Rwanda dufite rwose yubatse stade Amahoro yazanye girinka abgaraka nabonye subizi ko abakontenti kireta wo mu Rwanda nibabaho ngo girinka muri Burkina Faso umuturage wa Burkina Faso ahantu yavukiye icyo ni cyo kwa amaze kuri abaturage be abakontenti kireta bo mu Rwanda urabazi gushaka ibirayi bireze pe shaka bamwe wa muntu wavuze ngo niyo mpamvu rero abagengista batuka abahanzi ntimukajye mubarenganya oya abarimo arica izina ry'umuntu kugira ngo abeho ako buryo ubwiye amagarateri yosama yawe bro bakabona gutanga inkwavu mu giturage yavukiyemo iyo ni prank man ni prank se narya ararya ariko none se umuntu wavuze ngo ari umuperezida ngo agira abaturage b'inama ngo gukora amasazi kugira ngo ifumbire ngo iboneke byinshi ariko ziriya ntuza zirakira umwe urya icyo ashatse ziriya ntuza zirakora oya ziriya ntuza zirakora bro oya baburetse tuba tubigaruke arya icyo ashatse batunguka no gusanga ivoka muri Amerika ihenze ikagura ngo amadolari ngo 50 n'inzu kandi ngo nabonye iroke vuga nyarambura ajya kuganiriza mu muhinzi ngo wahinze ibigori niba ari iki ntabwo wakabonye bicaye yambaye ibibodi ntabwo nakabonye tu bamwita Neva bro ariko biriya biboro mani arushaka amafaranga ukarengera nyine uyu ariko biriya bintu by'ifumbire byo birakora byo ku masazi iyi nuko no mu Rwanda birahaba ubwo icyo bifasha ushobora gufata ibyatsi bisanzwe ukabirunda ukazishyiramo turiya dusimba icyo dukora amasazi aba ahantu hamwe amasazi zitera amagi banza ubyumve ayo magi niyo bakuramo bakayashyira muri ibyo biboro by'ibifumbire noneho ayo magi kumwe ari gukura iyo amaze gukura akiri mato y'amasazi ataraguruka aba ari kugira ute atuma bya byatsi bibora bikaba ifumbire ya fresh noneho y'amasazi yamara gukura yatangira kuzamuka nayo ukayafata ukongera ukayorora agatera andi magi ano magi kugera gutya ibyo bintu nzabifatira ikiganiro twigisha abantu ukuntu bakora ifumbire ibyo bintu nzabifatira ikiganiro byigisha bakore subscribe kuri Koba Studio ibyo bigenda byize wandike muri comment ikintu ushaka twakubwira mani kirenze n'ikintu wungukiye muri iyi video hari byinshi cyane birahari tubarangiye plot y'ahantu bashobora gukura amafaranga batavunitse hasi uko bazi amadolari 100 ku munsi ku munsi ku masaha da ni ku masaha ntabwo ari ku masaha nyine ugena wenda twabara umunsi ko wirirwa uruhuka ugakora ka siporo ukarya mu kagoroba ukaza kwinyana data ni hejuru y'ijana ko hari n'igihe wakubita na iPhone ariko abantu kugeza ubu ntabwo murahamenya aho bibera ugahita ujya kuyigurisha namwe muracyakora iyo bwabaga natwe ikadukora iyo bwabaga tureka abantu twababwiye twawe tumara kuhabona tuzaza tubabwira asante kabisa tuzagaruka ku buhinzi ejo bundi soni turabatamo ubuhinzi n'ubworozi